u Rwanda rwa mbere y'umwaduko w'abakoloni rwari rwunze ubumwe bukomeye ruyobowe n'umwami akaba n'ipfundo ry'ubumwe bwabo. Abanyarwanda bari bareba ku moko gakondo basangiye ururimi, umuco, imyemerere, imiyoborere n'ibindi byinshi byabahuzaga. Nta hantu na hamwe mu Rwanda higeze haba agace k'Abahutu, Abatutsi cyangwa Abatwa, ahubwo amoko yose yagaragaraga mu mirimo itandukanye ijyanye n'imiyoborere n'imihango y'igihugu, bakaba beremeraga ko bose ari bene Gihanga. Ibi rero ziko byakomeje kuko aho abakoloni baziye batangije bene Gihanga bimakaza amacakubiri, ibyari ibyiciro by'imibereho babigira ubwoko, hari n'aho bashingiye bateranya abari basanzwe basangira akabisi n'agahiye. Byarakomeje kugera ubwo hadukaga imvururu zo muri 59 ubwo Abatutsi bameneshwaga abandi bagasigara nta burenganzira bafite mu gihugu cyabo. Abanyarwanda baravuze ngo ijoro riba ruwareraye. Aya mateka n'ibindi byinshi biyashamikiyeho turabibwirwa na bamwe mu basaza n'abakecuru bacu twabyirutse dusanga bari mu buhungiro mu gihugu cya Uganda, mu nkambi ya Gahunge, muri Kimuri, Kidongo na Rwenjaza. Nanone Abanyarwanda baravuze ngo utazi aho ava amenya aho ajya. Mu rwego rwo gusigasira no kubungabunga umurage n'amateka y'igihugu cyacu, twegereye bamwe muri abo basaza n'abakecuru bacu twashoboye kubona, maze batuganirira kuri ibi bikurikira: imibanire yabo mbere y'imvururu za 59, uko imvururu zadutse n'uko bahunze, imibereho yo mu nkambi muri Uganda, ivuka ry'umuryango RPF Inkotanyi n'uko bagarutse mu gihugu cyabo n'ibindi. Nimukurikire ikiganiro wumve yuko RPF yagejejwe hano n'ubumwe. Yego. Wumva umuntu uzaza akakubwira ngo arashaka ko kukuyobya, umenye ngo arashaka gutesha cya gihugu Imana yagusezeranyije. Kandi ku isi ibihugu bigira Imana ni ntabwo ujya mu Imana y'u Rwanda, Imana y'u Rwanda, Imana y'u Rwanda. Barumva Imana y'u Buganda, Oya, barumva Imana ye na ye. Ni ibihugu bibiri. Abasenga barakubwira ngo Mana y'Isirayeli. Yego. Mana ya Adamu, Mana ya Aburahamu na Yakobo na Isaka. Nangaha ni Imana y'u Rwanda. Ku isi hose ni ibihugu bifite Imana. Ubu dutinya kunywa amazi adatetse, n'umwana ukayamubuza, ariko ubwo wongera gutya ukura ububi aho inzovu yakandagiye, ibyo bizi ukagira gutya ugakumakumaho harimo nk'uruvu utazi, tukanywa ntacyo twabaye. Ariko batari bafite amafaranga bahunze batyo, icyo gihunga barakiryaga kikabananira. Ndabwira ko ari bimisi the view umuntu ageze kwa Rudugira areba hanze avuye mu train, wumva gutashya, wumvaga n'ubu I feel that numva Kimuri akiri iwacu. Yeah, so wumva wageraga aho ngaho uvuye nko mu train uvuye Kampala, wageraga bareba hakurya, wumva watashye, then ugatangira uramukanya n'abantu kwa Rudugira, ukagera kwa Gafumba. Warahatinda kuko mwagomba kuganira utanyura ku rugo na rumwe, utanyura ku rugo, ukava kwa Gafumba, ndetse hari kwa Gasaraba, ukava kwa Gasaraba ukajya kwa Karekezi, Simoni, so ukagenda uramukanya gutyo. That thing n'ubwuzu bwinshi cyane. Yeah, n'urugondo n'icyo akava mu murima akaguhobera, that ko guhobera nta hantu ushobora kubibona. Ntabwo ngerageza kubyeexplainingira abana banjye ntibabyumve. Twebwe twari urubyiruko icyo gihe, twari abana bato, ariko hari ahantu twari tuzi hitwaga kwa Nyabujisho. Uribuka ikintu cyabaga kwa Nyabujisho cyahozaga abantu? Kitubwireho. Ikintu yakoraga, yikoraga umurimo wo kwicururiza inzoga. Abantu bose bashaka kwica akanyoka bazaga kwa Nyabujisho.